Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu The Vibes Triple Rwanda nkuko mumaze kubimenyera muri kumwe nanjye Umulisa Sonia ndetse na mugenzi wanjye Uwera Triple Mignon. Uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro amabanga hagati y'abakundana. Insanganyamatsiko y'uyu turaza kuvuga ibintu bishobora kukwereka umusore uguca inyuma. Ikintu cya mbere turi buhereho, usanga umusore uguca inyuma agufata nkaho utari umunyakuri, mbese yumva kweka umubeshya kuko nawe aba afite urwikekwe ko aguca inyuma, nawe ahora afite ubwoba ko umuca inyuma. Bityo rero ikintu cyo mubwiye hahandi uzamubwira ko uraha cyangwa aha naha, akagira kuza kureba ugasanga afashe taxi arateze aje kureba koko aho umubwiye kuri ari huri cyane rwose. Ikindi kintu rero gishobora kubwira wa muhungu uguca inyuma cyangwa se ukuryarya, iteka abashaka kuguca ku nshuti zawe. Ati gute? Ahora iteka akubaza ku nshuti zawe, akubaza uti se uvuga n'akanaka, ese uyu nguyu muziranye gute, ese kubera iki muvugana, ugasanga ibintu byose bigezeho ikibazo ku nshuti zawe, rero bikamutera guhora wacika ku nshuti zawe. Ikindi kintu cya gatatu kizamukubwira, abafite akarimi kakuryoshya amagambo meza cyane aryoheye amatwi, hahandi uzajya no kumukeka bitashoboka kubera kuzahora akwereka urukundo rurenze. Ikindi kintu rero cyakwereka wa muhungu kuryari cyangwa se guca inyuma, iteka ahora yifuza kumenya se nibyo akorera muri telefone yewe, akaba ashaka kuba yamenya se ni bande bavugana, ni bande bozananya ama SMS, ni bande bifotoranyije, ni bande bafatanye ubu video. Ibyo byose yifuza kumenya se ni bande babikoranye, ukabona bifitiye amatsiko bikanamutera kuba yashaka kureba muri telefone yawe. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo dusorezaho, nunganira mugenzi wanjye ku byo yaravuze, ahorana amatsiko yo kumenya ibibera muri telefone yawe, nawe aba afite ubwoba ko wajya muri telefone ye kubera aba afite ubushuti bwihariye, ubushuti bw'ibanga n'abandi bantu, akaba yakwanga wowe ushobora kuba wareba ibyo akorera kuri telefone ye. Rero icyo nicyo dusorejeho, yanga ko wareba muri telefone yiwe. Mbese tugira inama abakobwa, tube maso tutazagwa mu ruzi turwita ikiziba. Ibintu bitanu bishobora kugufasha kumenya neza niba umusore aguca inyuma. Ndumva nta kindi twarenzaho. Ngaye nguko rero, iyo niyo nama twari twifuje kugira abakobwa uyu munsi, twibanze ku basore cyane. Ubutaha wenda Imana nidushoboza tuzaza twibanda nanone kuri twebwe abakobwa. Rero turabasaba ko mwadushyigikira mukora subscribe, mugakora like, mugakora share, ndetse mwamufite n'igitekerezo mwagezaho mukakitwandikira muri comment.